Yesu ashimwe bene data, ndabasuje mu izina rya Yesu. Imana y'amahoro ikomeze ibane namwe aho muherereye hose mu mpande enye z'isi. Imana ikomeze ibiteho kandi bagirire neza, buri wese uko ayifuza ni ukuri ayibone. Tugeze muri wa mwanya mwiza wo kuba imbere y'Imana. Tugiye gutangira dusenga, turirimbe n'indirimbo yo mu gitabo, dusome n'ijambo ry'Imana, dusoze dusenga, ibindi Imana iduhana umugisha. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimye, turaguhimbaje, tugushimiye ineza n'urukundo rwawe, tugushimiye ko tugeze amasaha duhumeka umwuka w'abazima. Izina ryawe nirishyirwe hejuru. Duciye bugufi kugira ngo ushyirwe hejuru, twese utuboneze rwose, twejeshe amaraso yamennye ku musaraba i Golgotha. Ukimara kutubabarira, tuguhaye karibu n'ikaze, ngwino utubere umuyobozi muri byose. Ibyo musenze nizeye mu izina rya Yesu, amen. Tugiye gukomeza turirimba indirimbo ya 249 mu ndirimbo zo gushimisha Imana. Nitegereje umusaraba, o Yesu yadupfiriyeho, nkubonye ndamutakambira, ngwambabarire. Yesu mwami ahimbazwe, izina rye ryogezwe, yanyogesheje amaraso ye. Yesu ahimbazwe, Imana ishimwe kuko inkiza, imbaraga z'ibyaha byose, bituma Yesu ambamo neza, akantunganya. Yesu mwami ahimbazwe, izina rye ryogezwe, yanyogesheje amaraso ye. Yesu ahimbazwe, ya soko nziza yoza ibyaha, nejejwe nuko nayinjiyemo, niyo Yesu ahora ankirisha, niyanyejesha. Yesu mwami ahimbazwe, izina rye ryogezwe, yanyogesheje amaraso ye. Yesu ahimbazwe, ngwino ku isoko ngari nziza, cya bugufi wamutindiwe, jya ku birenge by'Umukiza, rwagutunganye. Yesu mwami ahimbazwe, izina rye ryogezwe, yanyogesheje amaraso ye. Yesu ahimbazwe. Dukomeze dusoma n'ijambo ry'Imana dusanga mu rwandiko Pawulo intumwa yandikiye Abaroma, ibice 6 kuva ku murongo wa mbere kugera ku murongo wa 14.
Umutwe w'amagambo uravuga ngo ubuntu ntibuduha uburenganzira bwo gukora ibyaha. Gasome mu izina rya Yesu. Nuko tuvuga iki? Tugumye gukora ibyaha ngo ubuntu busage? Ntibikabeho. Mbese twebwe abapfuye ku byaha twakomeza kuramira muri byo dute? Ntimuzi yuko twese ababatirijwe muri Yesu Kristo twabatirijwe no mu rupfu rwe? Nuko rero kubw'umubatizo twahambanywe nawe mu rupfu rwe, kugira ngo nk'uko Kristo yazuwe n'ubwiza bwa Data wa twese, abe ari nako natwe tugendera mu bugingo bushya. Ubwo twateganijwe nawe gusangira urupfu nk'urwe, niko tuzaba duteganijwe nawe gusangira kuzuka nk'ukwe. Kandi tumenye iki? Yuko umuntu wacu wa kera yabambanywe nawe, kugira ngo umubiri w'ibyaha ukurweho, twe kugumya kuba imbata z'ibyaha, kuko uwapfuye aba atsindishirijwe ibyaha. Ariko niba twarapfanye na Kristo, twizera yuko tuzabana nawe, kuko tuzi yuko Kristo amaze kuzuka atagipfa, urupfu rukaba rutakimufiteho urutabi. Urwo rupfu yapfuye, yarupfuye rimwe risa kubw'ibyaha, ariko ubwo ariho kubw'Imana. Ariko namwe mwiyumvamo ko mwapfuye ku byaha, mukaba muriho ku Mana muri Kristo Yesu. None ntimukimike ibyaha mu mibiri yanyu izapfa, ngo mwumvire ibyo irarikira, kandi ntimuhe ibyaha ingingo zanyu kuba intwaro zo gukiranirwa, ahubwo mwitange mwihe Imana nk'abazuke, n'ingingo zanyu muzihe Imana kuba intwaro zo gukiranuka. Ibyaha ntibikabategeke, kuko mudatwarwa n'amategeko, ahubwo mutwarwa n'ubuntu. Iryo ni ijambo ry'Imana. Umugoroba nifuje ko tuganirira ijambo ubuntu ntibuduha uburenganzira bwo gukora ibyaha. Twapfuye ku byaha, tuzukana na Kristo. Ntabwo dukwiye gusubira mu byo twavuyemo, ntabwo dukwiye kuguma mu byaha, ahubwo tugomba guhinduka bashya. Ni ukuri tugahindukana na Kristo bashya, tukazukana nawe, tukareka icyaha n'igisa nacyo. Twe gutuma rero ibyaha bitugira imbata, kandi twe kuyoborwa n'ibyaha, twe kuyoborwa ndetse umubiri, kuko umubiri uzapfa, niko ijambo ry'Imana ritubwiye. Ngo mwumvire iby'irarikira, ntimwumvire iby'imibiri irarikira, ahubwo nimwirinde ikibi n'igisa nacyo. Dukore ibyiza aho kugira ngo dukomeze dukiranirwe, ahubwo nidukomeze dukiranuke, kuko ubu buntu Kristo yaduhaye, ubu buntu Imana yaduhaye ntitubupfushe ubusa, kuko Imana yaremeye itanga umwana wayo w'ikinege Yesu Kristo, kugira ngo adupfire, kugira ngo tubabarirwe ibyaha. Rero two kubukerensa, two kubufata uko twiboneye, ahubwo dukomeze dukiranuke, dukore ibyiza, kuko ushobora kuvuga ngo nzihana ejo, ariko ejo ntuhazi. Niyo mpamvu umuntu agomba guhora akiranuka, akava mu bibi. Uri mu bibi navemo, kandi ni ukuri n'uwasubiye inyuma yinginga Imana, asaba Imana imbabazi, Imana iramubabarira. Kuko indirimbo yatubwiye ku gitero cya nyuma, ngo ngwino ku isoko ngari nziza, ngo ca bugufi wamutindiwe, ujya ku birenge by'Umukiza ngo agutunganye. Niba warasubiye inyuma, niba warasubiye mu byaha, ni ukuri Imana iracyari ku ntebe y'imbabazi. Ca bugufi uze ku birenge bya Yesu, ni ukuri agutunganye, yongere akwakire, kuko Yesu ahora ateze amaboko ngo yakire umuntu wese wemeye guca bugufi. Imana itugirire neza. Mureke rero twe kuyoborwa n'imibiri, twe kuyoborwa n'irari ry'imibiri yacu, kandi twe gutegekwa n'ibyaha, twe kuba imbata z'ibyaha. Nimureke tuve mu byaha, dukore ibyiza. Buri muntu wese nakora ibyiza, buri muntu wese nave mu byaha, umuntu wese nareke ibibarimo, ingeso mbarimo, urwango, ubugome, kugambanirana, ibyo bintu byose bibi nimubireke, muze kwa Yesu.
ni ukuri muce bugufi, Imana irabababarira kubera ko yaradupfiriye. Yesu Kristo yaradupfiriye kugira ngo tubabarirwe. Ni ukuri ahora ateze amaboko ngo yakire umuntu wese. Umunsi wawe n'uyu rero, ntutegereze ejo kuko iby'ejo ntubizi. Umunsi wawe n'uyu ngo ufate umwanzuro uve mu bibi. Ni ukuri nk'uko Yesu Kristo yemeye akadupfira, natwe ni ukuri duce bugufi dusabe Imana imbabazi. Kandi nawe utari wasubira inyuma, komeza usenge, wongere usenge, usabe Imana imbaraga kugira ngo iby'isi bitagutwara, kugira ngo hatagira ibigusubiza inyuma, kubera ko muri uru rugendo duhura na byinshi biduca intege. Umukristo ari mu rugendo yahuye na byinshi bimuca intege, ahura na byinshi bimurangaza, ariko asaba Imana imbaraga, Imana iramufasha, urugendo arusoza amahoro. Natwe rero dukwiye guhora dusaba Imana imbaraga, dusaba Imana kugira ngo idufashe muri uru rugendo, kugira ngo tuzabashe kurusoza amahoro. Gusaba Imana imbaraga rero bisaba kwiba imbere, ugasenga, ukayinginga, ugasoma ijambo ry'Imana, ubundi ikagukomeza muri uru rugendo. Ubwo rero numvaga uyu mugoroba iri jambo ari ryo riri kumfasha. Imana ikomeze itugirire neza kandi Mwuka Wera akomeze aridusobanurire. Njye ntabwo namenya uburyo narisobanura kugira ngo buri wese aryumve, ariko Mwuka Wera nakomeza aza arisobanure. Ariko ni ukuri ubu buntu twagiriwe two kubupfusha ubusa, bwo gutuma dukora ibyaha, dusubira mu byaha ngo Yesu azatubabarira. Ushobora guhora ngo azatubabarira, ubundi ukazatungurwa. Ubwo rero ibyiza ni uko uyu munsi niwe wawe, ca bugufi usaba Imana imbabazi, uve mu bibi. Ni ukuri Imana irakubabarira, kandi ni ukuri Yesu ahora ateze amaboko ngo yakire umuntu wese. Reka dusoze dusenga rero. Imana ikomeze ibane namwe aho muherereye hose. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimye, turaguhimbaje, tugushimiye ineza yawe n'urukundo rwawe, tugushimiye kubwira ijambo ryawe. Umutwe w'amagambo uratubwiye ngo ubuntu ntibuduha uburenganzira bwo gukora ibyaha. Kuba twaragiriwe ubuntu nawe ntabwo biduha guhora twivuruguta mu byaha, kuko ijambo ryawe ryarambwiye ngo kuba ngo umuntu yarakijije ngo akakwakira nk'umwami n'umukiza, ngo yarangiza ngo akaba yarakijijwe ibyaha ngo akasubira inyuma, ngo bimeze nk'uko wakuhagira ingurube, ngo wamara kuyuhagira ngo ikongera ikajya kwivuruguta mu bisogororo. Mwami Imana, ibyo ntibikabe, turakwinginze kugira ngo duhe imbaraga zo kwirinda icyaha n'igisa nacyo, kandi duhe Mwami Imana kwitwara uko ushaka no kukunda. Mwami, turinde kugirwa imbata n'ibyaha, kandi turinde kuyoborwa n'umubiri. Mwami Imana rero, dusengeye abasubiye inyuma kugira ngo ubiteho, bagirire neza. Turabizi ukora ku ntebe y'imbabazi, turakwinginze kugira ngo Mwami Imana uri buce bugufi agasaba imbabazi, umubabarire kandi wongere umwakire, kuko uhora uteze amaboko ngo wakire umuntu uwo ari we wese. Dusengeye abarwayi, bakize, bakozeho ukuboko kwawe gukiza, bahe ibinini byawe bitarura, batera urushinge rwawe rutaryana, babone gukira mu izina rya Yesu. Data mwiza, dusengeye afite intimba n'agahinda, bamuhuruye mu mutima, kandi barwanire, wongere ubagarukeho, bongere biyumve mu ituze n'ibyiringiro ndetse no kunezerwa. Mana, dusengeye umurimo wawe, gabanya abarimbuka, wongera abakizwa mu izina rya Yesu Kristo, kandi dusengeye abatarakwakira nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo kugira ngo bakwakire. Mwami Imana, nabo batangire urugendo rushya rwo gukiranuka. Data mwiza rero, ngo ukomeze ubane natwe kandi tugirire neza, turindire ubugingo bwacu kurenza ibindi bintu byose, kandi Mwuka Wera akomeze abane natwe, twagure mu buryo bw'umwuka, kandi ijwi ryawe ryongorera ribe kuri twe, kandi twegere kurusha imyambaro twambaye, mu izina rya Yesu Kristo. Ijuru rikomeze ridusure kandi rituganirize. Buri wese unkurikiye Mwami, umwiteho kandi umugirire neza, uhaze kwifuza kwa buri muntu wese unkurikiye uko akwifuza kubona. Data mwiza rero, navuga byinshi, ariko ngushimiye ko wabanye natwe. Icyubahiro ni icyawe n'iteka ryose. Amen.